amategeko ya CHAN yemera ko umukinnyi wakoze transfer yakina CHAN mu gihe atigeze agaragara kuri feuille de match y'ikipe yasinyiye hanze ya Uganda nyine iwabo. Kandi abakinnyi bari bahamagawe na Paul Put kuzitabazwa mu mikino ya CHAN. Murabizi ko Uganda ari one of the host nation, ni kimwe mu bihugu bizakira irushanwa rya CHAN. So amakuru rero ahari avuga ko ibiganiro bikomeje hagati y'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes Paul Put n'ubuyobozi bwa APR Football Club, kandi APR rwose ngo ifite ubushake bwo kurekura abakinnyi Dennis Omodi ndetse na Kiwanuka Hakim bakabanza kujya gukina CHAN, ubundi bakagaruka gukona gukinira ikipe ya APR Football Club. Ni inkuru ndimo ndababwira nkesha ikinyamakuru Igihe nasomye ko bamwe mu bahafi muri APR bamaze kwemeza ko no kutabakinisha urumva kugeza ko CHAN nitangira iri mu ntangiro z'ukwa kabiri birirayi kiriko, kandi ifaze rebura ni narangira harimo numva harimo nk'icyumweru cy'ikiruhuko cyangwa se bigishobora kugera kuri 2 n'ubundi hagati ya fazare oya ntazindi match zaba mbere ya CHAN, ntazindi match zaba mbere ya CHAN. Turamutse keretse u Rwanda rutagiye muri CHAN, ariko u Rwanda rubaye rugiye muri CHAN yego nabwo turabigarukaho, hari inkuru yabyo mfite. Byaba ari ibintu byaba byoroshye, ntabwo byasaba ko APR yigomwa kuzagera retour igarutse, donc bagaruka muri retour nuko ntuzirangiye CHAN irangiye. Urumva rero APR sabwa ariko ni mu gihe u Rwanda rwajyayo rutagiye yo ishaka kuza mbere ya CHAN, rutagiye bakira kuko tombora iri tariki 15 ndumva hasigaye iminsi 4 iminsi 4. So ntekereza ko ariko bitarenze iyi weekend tugomba kumenya uko bizagenda ku makuru. Rero biteye ibintu bya CHAN bikomozeho barimo baravuga ko ikipe y'igihugu Amavubi ibyacu bishobora kutagenda neza. Kubera iki? Navuganye n'abantu muri federation bafite ubwoba bwinshi. Kubera iki? Nyuma yuko twagarutse ku mibare y'uburyo hongerewe amafaranga atangwa muri iki gikombe cya CHAN akagezwa kuri miliyoni 3,500 z'amadolari, twasanze ari amafaranga menshi mu manyarwanda agera kuri miliyari hafi zingahe, miliyari zikaba 5 zigera ku bunini 5 miliyari 5 ngo byatumye barazamuye cyane kuko ubusanzwe igihugu cyatwaye CHAN heruka cyahawe miliyoni 2 z'idolari. Urumva miliyoni 2 z'idolari bazigize 3 n'igice, niho bazamuye 75%. Aho ngaho rero niho babikoze basa nko bari kureshya cyangwa se kwenteresa ibihugu byo majyaruguru n'uburengerazuba bwa Afurika byanze kwitabira. Aho rero byakomereye Algeria kubishaka gusubiramo ibyo abantu bari babizi, n'ubundi ko Algeria ari gusubiramo ntacyo byari bitwaye ku Rwanda kuko n'ubundi umwanya w'u Rwanda wari ugihari. Ariko none muzi nkuru ngo yabaye mbi, Misiri nayo ngira bitekereza kuba yasubiramo. Hari igihe ishobora kwandika ibaruwa isaha iyo ariyo yose ikavuga iti nyuma y'uko ibihembo byongerewe natwe dukeneye gukina CHAN. Misiri iramutse yanditse gusa ikavuga ngo ndakina, umwanya wacu wabuvuyemo tayari automatically umwanya w'u Rwanda gusengera iminsi ine ngo hatagira igihugu cyandika. Misiri iramutse ivuze iti mbere yuko mukora tombora ngenda shaka gukina CHAN, irabyemerewe, umwanya twari dufite Misiri yabiufite. Kandi nawe uri umuyobozi wa CAF nicyashaka Mosepe nicyashaka ubusabe bwa Misiri, ariko nubundi banarebye n'umwanya wabo barawemerewe bawanga ariko bawufite. So ntago baba baturenganyije, baba basubiranye umwanya wabo. Ariko Misiri na Algeria ko twavuga twenda kimwe kigiyemo ikindi ntikigiyemo muri federation nababaje ndavuga nti se bwo biri automatique ko turi buhita tugenda ngo abantu muri competition muri CAF kuko u Rwanda rwarabajije yego tubanye neza na CAF cyane abatariko ni mutubwire natwe dupanga ibintu accordingly tunazi n'amakuru ahari. Ese uretse ibyo mutubwira bya Algeria na Misiri zazamo ntitubonemo umwanya, imwe itaje wenda hakazamo indi, bwo uraharura automatique umwanya wacu. Baravuze ngo nabwo ni oya, ngo birashoboka ko twakina match ya barrage hagati yacu na Cote d'Ivoire. Tombora yaba aho ntekereza ko CHAN igomba kwimuka, ariko ngo bakaduhereza match de barrage hagati yacu na Cote d'Ivoire, umwe akaba ari we wahita ubona tike. Oya batombora umvuko babigenza, baratombora bakavuga ngo uyu mwanya to be decided nyine uyu mwanya uzava hagati y'u Rwanda na Cote d'Ivoire azaba ari muri iri tsinda. Bagatombora
kuri 15 nk'ibisanzwe ubwo ni mu gihe ariko twibyibukiranye hagati ya Misiri na Algeria na Tunisia ubwo byarangira twabona uwo mwanya urasagutse bakaba twayikinira match de barrage umwe akerimina undi tukajya umva ko haracyarimo ibintu byinshi bitaduha amahirwe cyane yo kujya muri shani irimo kubyica uriya kafu yakoze amakosa yenda nabivuze hano kafu yakoze amakosa yo gutanga ibihugu bitatu kubaha hosting rights kubaha qualification ya host kuko bundi mu mazone yose ni ibihugu bitatu bikarifiya bitatu deja twe kuba East Africa aricyo gihugu cyanyuma muri Afrika Sekafa niyo yanyuma mu mazone yose ya Afrika akaba ariyo yagize ibihugu bine nabyo biri unfair ariko nanone kongeraho igihugu cya gatanu ariko nanone ghostinga CHAN bari kubategurira ghostinga CAN buriya niyo main cyane bari kugira ngo barebe imyiteguro yuko bari kwitegura CAN ariko barebye uko bari gutegura CHAN ugomba kubireba muri iyi ndoragara kuvanamo qualification bakavuga ngo ni imyanya itatu mwemerewe kandi mazone yose mwe hano nta qualification izaba ariko baduhaye kuvanaho qualification nyine iriya nayo ntabwo ari fair kuko urumva twe dufite amakipe menshi deja ari nabyo biba frustrating gutuma u Rwanda nk'igihugu cyakarifiye kuri round ya rega nk'ubu kuduza muri barrage na Cote d'Ivoire ariko natwe twirebe kuduza muri barrage twabonye umwanya wa Sudan rega natwe twirebe ariko kuduza muri barrage na Cote d'Ivoire utekereza ko biri fair Cote d'Ivoire yarasezerewe twe twarakomeje ntabwo biri fair Cote d'Ivoire yarasezerewe twe twarakomeje ibyo nindi na Cote d'Ivoire muri barrage ariko muri rusange ubundi kugira ngo nyine ukemure ikibazo muri football ukora kimwe umwanya wa qualification wemewe n'umwe bidaciye muri izo ntoza hosting nations wewe wagombaga kushaka nk'u Rwanda ukawutsindira ngo ntitwawubonye hanyuma ubwo ikindi cyatumye bigira bitatu byari bimaze igihe mu by'ukuri twebwe ntabwo twari twagize amahirwe yo kwakira igikombe cya Afrika muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari nakita k'ibiyaga biri ka East Africa reka mbyita zone ya Sekafa niko zone ya Sekafa yes twagize rero ikibazo cyuko ntibyari buzahoreho gutya iteka ryose ariko bareba Uganda bakabona ibibuga byayo ntibihagije ku buryo yakora CAN yonyine ibihugu 24 wareba Tanzania ugasanga naho ntibihagije so bahitamo gufata ibihugu bitatu Kenya Tanzania na Uganda kugira ngo natwe bitugereho byibo reka turindire twumve icyo bazatangaza turacyafite umwanya wo kuganira ibindi byinshi cyane bitandukanye mu nkundira ahubwo manze ngaruka mu kiganiro n'itangazamakuru cyaraye gihuje umukuru w'igihugu ndetse n'abanyamakuru bagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ingingo zirebana na siporo aho haganiriye ku kijyanye no kuzamura impano bitarimo birakorwa mu buryo bukwiye kuko hari abantu babikora bakabikora mu buryo butanoze kandi igihugu cyarashoye amafaranga mu bikorwa remezo kugira ngo izi mpano zizamuke kandi zagire akamaro